abaturanyi mumeze mute wallahi nitwa Kasongo mufate ku muhumetso mwabashenzi Imana y'ubushenzi yarasoze twiruke mwabishuhe basi mushenzi Kasongo asiganwa ikimana asiganwa kanyanga mwihorere Imana yarasaze Idris Kasongo mumbali nanga ariko musaza buriya twadupfiki koko yambwiza ukuri kweli Kasongo we na bene wanyu mugira ubugoryi bwishi wanyu oya twiyunge mwana twiyunge kabisa sibyo twiyunge turabavandimwe toka we wa mushenzi ugemba umuvandimwe nawe wa mukaritasi Kasongo wonuka nk'isekurume shaje sha wa mukaritasi shenzi kiriya gishuhe kiriyemera kweli burakirishije ibyatsi cya biki kikareka inyamaguru Idris wow mbega nyashi mugeze mwabihaya mbega ibitana byanjye by'ibishuri ubwo mwashaka kureba agatafari toka mugabanye buraya Jojo ndagukunda cyane ndagukunda sha buretse Fabu nanjye ndagukunda no kuri Fabu ndagukunda pe si wumva se cyunkunda nyine kabisa byabishuhe byose byabihore bindi cyo bikatira cyo bitera indobo nzajya nkuryohereza shenzi Idris Bana imbere wa mushenzi bana abantu shange bagwiye ko naburaye bagwiye ko ntishoboye wa mushenzi bana abantu bana imbere wowe aburuje no kundaga mama gashuye asigaye yiyemera kabisa hano ukuntu ari kumena amata ari kwanga amata abana abantu bamuhaye yararyohesha uzi ko ikayahurute wala shenzi reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibiha power